Mu kiganiro n'itangazamakuru kuri wa gatanu tariki 21 Mata 2023, Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yatangaje impamvu nyamukuru yatumye batangaza ibiciro bishya ku biribwa birimo nk'umuceri, kawunga ndetse n'ibirayi. Gusa Minisiteri inavuga ko abacuruzi bari bagifite ibicuruzwa muri stoke zabo badakwiye kugira impungenge kuko leta izi neza uko baba biranguye. Mvuko Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Ngabitsinze Jean Chrysostome abisobanura. Nanasobanura gakeya buriya impamvu ikomeye cyane twarebye umuceri tukareba ibigori. Nicyo nakunganira Minisitiri Richard nuko buriya n'amata uvanyemo amata y'ifu nayo VAT yavuyeho asanzwe muzi, nubwo wenda byo bitihutirwa cyane bizaca mu nteko kuko twabonaga ikibazo kiri mu kawunga ndetse n'umuceri. Nuko biriya bihingwa ibirebye uburyo uyu munsi wa none abanyarwanda babikenera, ukareba uburyo ubuhinzi bwagenze, ukareba uburyo twadusiganye bikeya ku masoko yacu nubwo hari n'ibindi byinjiraga, twasanze ko byaba byadusubiye inyuma tukajya no kureba abacuruzi bafite amastock, tukareba niba batari mu cyo twita speculation cyangwa se badashobora kubagenda bategereza ko ibiba bike ngo bazamure ibiciro. Ibyo rero twayibonyeho, iriya mibare rero twamaze kuyikora nabo twanahuye nabo hafi ya bose, twarabasuye amakoperative tureba abacuruzi batandukanye basanzwe babikora, tuza gusanga koko hari umusaruro utari mwinshi uzunganirwa n'indi bishobora kuva hanze. Biriya biciro twabihizo twabyumvikanye. Icyo tutari twumvikanye ni cya VAT kuko VAT ni gahunda ya guverinoma kandi ifite inzego zigira uko ziyitwara. Ari naho nemaze kubasobanurira yuko nyine ubu ngubu nta mpungenge kuko waranguye uko yaranguye kuba kuzwi iyo VAT bizwi arabitangaza hanyuma izabeho. Avuga ku kiribwa cy'ibishyimbo gikunze kuribwa cyane mu Rwanda, yasobanuye ko impamvu byo bitavuzwe ari uko umusaruro wabyo wabaye muke ku mwero ushize ugereranyije n'ibindi bihe by'ihinga byabanje. Ku bishyimbo kuko abantu benshi bavuga ati kuki mutahizeho ku bishyimbo. Ni byiza ko tubivuga kuko nacyo ni ikindi gihingwa abanyarwanda bakunda kandi cyazamuye igiciro ku buryo bikomeye. Ariko ibiciro nkuko twavuze twanabisobanuye, habaye ikibazo mu ihinga rya saison A bituma ibishyimbo bitera hajemo ikintu gikomeye cyane cy'imihindagurikire y'ikirere, biba bikeya. Ariko wanareba no muri region turimo ntabwo dufite ibishyimbo bitandukanye, ubiza bimo biraza bivuye muri importation za Tanzania n'ahandi. Gushyiraho igiciro fatizo rero burya twibisaba kugendera ku musaruro uhari. Twagiye turashakisha tubona umusaruro uhari n'ibijyanye ku buryo gushyiraho igiciro tubamo dushyizeho minimum cyangwa se price byari kugorana. Ariko mu kwezi kwa gatanu saison B irabitangiye kwera, naho turaza kubiregulatinga nabyo bifashe abanyarwanda. Ndagira ngo bihangane gusiyo gitoya kuko nabyo turabitekereza, namaze kubona benshi babyibaza. Kuri uwa kane nibwo Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yasohoye itangazo rishyiraho ibiciro ntarengwa kuri bimwe mu biribwa birimo ibigori bihunguye, kawunga, umuceri w'ubwoko bwose ndetse n'ibirayi by'amoko yose. Aho iyi Minisiteri yavuze ko umusoro ku nyongera agaciro kuri ibi bicuruzwa utagomba gucibwa. Cesar Byungura, BM1 TV, i Kigali.